lele boko tere de bo tere kuche revaya sa. Tubanje kubasuhuza mwese inshuti zacu, namwe abakunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube channel yacu Gasago Music. Niyo mpamvu dukunda kubaganiriza twongera kwibukiranya n'ibyo twaganiriye, ariko noneho uyu munsi wa none tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu, mu bice byaho bitatu. Turasoma ku murongo wa 14. Ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe bya mwibumbuka turwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Turongera kureba irindi jambo ry'Imana muri Luka mu bice byaho 4 ku murongo wa 13. Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo, duhere ku murongo wa 12. Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. 14. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Tubonye hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ijambo rivuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Mbibutse ko ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none, umutwe waryo uravuga ngo shaka imbaraga z'ikindi gihe. Haleluya. Noneho Imana ibwira umuhanuzi Nahumu ngo ahanurire ubwoko bwayo. Aramubwira ngo babwire bamenye neza ko hari ikindi gihe gikomeye bantu bazagotwa. Niyo mpamvu yamubwiye ngo nahanure. Arahanura aravuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa ku muntu wese kijya kibaho, kubera ko umwanzi ahora agushakisha, ahora aguhiga, akagutega imitego, nk'uko yabigenje hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ubwo yasangaga Yesu akamugerageza. Harimo ibigeragezo byinshi yamugerageresheje. Amujyana ku musozi, amwereka iby'isi byose, aramubwira ngo biriya byose niwemera kundamya ndabiguha. Ibyo ngibyo abonye byanze, amujyana hejuru y'urusengero, aramubwira ngo simbuka, kuko handitswe ngo izategeka abamarayika bayo bagusame kugira ngo udakubita ikirenge hasi. Yesu amutsindisha ibyanditswe. Ariko ijambo dusomye ngira ngo tuganireho riri ku murongo wa 13, rivuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka. Ariko ntiyamuretse gusa, ahubwo ijambo ryatubwiye ngo amutega ikindi gihe. Niyo mpamvu rero ijambo ku murongo wa 14 ryatubwiye ngo Yesu noneho aragenda ajya i Galilaya, ariko afite imbaraga z'umwuka. Ijambo tuganiraho rirakubwira ngo shaka imbaraga z'ikindi gihe. Haleluya. Imbaraga z'umwuka Yesu yari afite nuko yari amaze iminsi asenga. Nta handi wabonera imbaraga uretse mu gusenga Imana. Nta handi wabonera imbaraga uretse mu kwegera Imana. Nta handi wabonera imbaraga uretse mu gukiranuka, ukegera Imana, ukayinginga. Uyu munsi wa none turi ku ijambo rivuga ngo shaka imbaraga z'ikindi gihe. Ndashaka ko uyu munsi dusenga Imana nawe ikakwambika imbaraga z'ikindi gihe, kuko umwanza guteza imitego. Umwanza guteza imitego y'ikindi gihe nubwo yakugerageje akabona urarusimbutse, akaguteza ibigeragezo nk'uko yagerageje Yesu, akabona urabisimbutse, ariko ntabwo yakuretse. Nubwo ukirwana iyo ntambara, ariko umwanzi ntiyakuretse. Umwanzi aguteza ikindi gihe. Yesu umwana w'Imana yaramugerageje, abonye amunesheje amutega ikindi gihe. Uko niko tugenda duca mu ntambara, duca mu zindi, ariko ijambo ryatubwiye ngo muri Nahumu ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa.
ngo jya mu ibumba ukate urwondo. Si ibyo gusa, ngo ahubwo ucanire itanura. bivuge ngo ugomba gusenga utisengesheje, ugomba gushaka imbaraga. N'urugero ku mubumbyi, umubumbyi ajya mu ibumba akaruvana mu nganzo, yarangiza akarukata. N'urugero Imana yabwiye Nahumu ngo abwire abantu ko urwo rugero ari rwiza cyane, ko bakwiye gukora nk'uko umubumbyi abumba. Umubumbyi aravunika ariko akazagera ku ntego. Akura urwondo mu nganzo, akafata ibumba akarikata akarinoza, yarangiza akaribumba. Aho ngaho ni naho Imana yabwiye Yeremiya ngo namanuka ajye mu nzu y'umubumbyi niho azavuganira nawe. Ngo aragenda, ahageze asanga umubumbyi ngo afite urwondo cyangwa ibumba yarishyize ku ruganzo, ni ku rujyo babumbiraho. Ngo akabumba yageze hagati, ngo icyo yabumbaga akongera akakireka, akongera akagihindura, agakoramo ikindi kibumbano. Imana iramubwira ngo mbese jyewe sinabagenza nk'uko uwo mubumbyi agenza urwondo? Imana ifite umugambi mwiza wo kongera kukuvugurura, wo kukwambika imbaraga, ikakuvugurura, ikaguhindura. Ntabwo nk'uko umwanzi yakugenje ariko ukwiriye kuguma. Ukwiye kugira ibyiringiro byo kunesha, ukambara imbaraga. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ngiye kugusengera kugira ngo ngusabire wambare imbaraga. Ikindi gihe umwanzi agutega azajya asanga nawe ufite imbaraga. Ujya mu ibumba ukate urwondo, urushyire mu itanura, urucanire. Ni inzira ndende kugira ngo ugere ku kintu gishyitse, ariko humura uzakigeraho. Uzongera umere nk'uko Imana ishaka. Umugambi mwiza ku Mana yakugizeho izawusohoza. Haleluya! Niyo mpamvu rero ukwiye gutekereza cyane. Niba yaragerageje Yesu umwana w'Imana akamubwira ngo nguteze ikindi gihe, nawe niko biri kugenda. Niyo mpamvu intambara urwana, inyatsi uhura nazo, amakuba uhura nayo, ubushomeri ugenda uhura nabwo, ugenda uhura n'inzitizi nyinshi mu kazi ukora. Urakora bikanga, ukabona birananirana, ariko humura, hari imbaraga zanesha uwo mwanzi. Haleluya! Turagusengera kugira ngo wambare imbaraga, kandi turagusengera Imana kugira ngo igutsindire iyo mitego yose umwanzi agutega. Yagerageje Yesu, Yesu aramunesha. Abonye bimeze gutyo ntiyamureka, ahubwo amutega ikindi gihe. Niko nawe agenda usimbuka umutego akawutega, Imana ikawugusimbutsa, akagutega ubundi, aguteza ikindi gihe. Ntabwo umwanzi yakuretse, ariko ukwiye kwambara imbaraga. Mwene data, hari icyo ukwiriye gukora. Ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ugukiranuka ku Mana. Wamara kwambara imbaraga rero, wamara gukiranuka ku Mana, Imana ikakwambika imbaraga. Yamara kukwambika imbaraga, ukabasha kunesha ibyo byose, ukagenda ubicamo, ukabicamo ariko wambaye imbaraga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu ngo yagiye i Galilaya yambaye imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga z'umwuka wera, ukeneye kwambara izo mbaraga z'umwuka wera kugira ngo nawe ubashe kunesha umwanzi. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ubashe guca muri ibyo byose. Mureke dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana Data ishobora byose, ndasengeye umuntu duteze amatwi muri iki kiganiro, n'umuntu wese mwaba Imana yacu ugikurikiranye akacyumva neza, kumva imbaraga z'ikindi gihe, nuko umwanzi adutega imitego myinshi. Niyo mpamvu usabye kugira ngo utsindishirize abantu bumvise iki kiganiro. Mu izina rya Yesu ndabasabira kwambara imbaraga. Imbabazi zawe zibagote, ubogesha amaraso ya Yesu, ubahindura abana bawe mu izina rya Yesu, kandi ubambika imbaraga zinesha ikibi cyose. Ndabohoza imitego yose umwanzi agenda batega mu izina rya Yesu. Nk'uko yateze Yesu akamutega ikindi gihe, uko niko agenda agira abantu bawe. Imitego yose yabateze ndayiteguye mu izina rya Yesu. Lebo tekotra, lebo ya, lebo basire, lebo tata. Bohora, cagagura izi ngoyi zose, imitego y'inyatsi, imitego y'icyangiro mu izina rya Yesu. Iki gihombo yabateje mu izina rya Yesu ndamubohoje mu izina rya Yesu. Mwambika imbaraga z'ikindi gihe, kandi umuneshereze, umutsindishirize, azajya gushima avuga imirimo yawe myiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.